ariko The Ben kuva umugore yahukanye ko twabimenye hari umukobwa urabimenya Tabita yabimenye. First of all nirihe jambo wavuze umugore akimara kugucika akagusigira kakana kawe gakunda Bogari kubi You there, but you wonder. ariko The Ben ko runyandikira kuri WhatsApp yanjye ubundi hari deni ngugirira niki twaba dupanga mbwira icyo ushaka kumbwira None se no ko ambeshe. Buse The Ben ntuzatandukana n'umugore mukaka gatanya Bruce Melody akaguseka nkuko muyango byagenze Iby'abandi ntabwo mbizi. ariko Ben mbwira ikintu gituma unyandikira kuri WhatsApp yanjye buri gihe ariko The Ben nayo ko wahuye n'agahinda ubu kubura umugore ufite amanyashi nk'ari ya Koko uracyaryama Kanukuri sinjama. ubu se The Ben nta kintu kumbuye nko kubamura Umbuye butiza we. ubu se The Ben iyo wandikiye Pamela umubwira ko nagaruka uzamukorera ibiki Zakukirigita inshallah inshallah. amakuru ndi gukura muri genge yitwa Ibisimba Empire ko bavuga ko impeta wamuhaye yaba yarayikuyemo ubuzamwambika indi Zakomika impeta inshallah inshallah. ariko Dorcas ni cyahe kintu njya yibuka wahuye nacyo kwa Irene ukumva urababaye cyane inkuru y'amarira yanjye ariko Dorcas inshuti zawe ko zabonye abagabo dore banyambo biboneye abagabo beza abandi bakobwa babonye abagabo mwari muturanye he abandi twaturanye yo mu mudugudu w'irimbukiro ariko Dorcas kuko meje kugumirwa warabuze umugabo kandi banyambo bariboneye abagabo beza ubu bizasiba guhura nandi byibura kugira ubone umugabo narahura n'umwami wanjye Yesu John Kitty my big brother ubu koko Dorcas yavuze aya magambo nibigutera agahinda wazamushatse Gahinda ubu mfite umunda kugeza mu busaza. First of all kugira amenya niba watsindira Dorcas niwe mutoma amutera kugira numve niba amukuru Ngira niba unkunda mwereka ababyeyi babiha umugisha. ariko se ko bivugwa yuko Irene yashatse kumutereta bikanga tubwira umutoma yaba yaramuteye Umwari mwiza mwana nkunda. ariko Dorcas nubwo Irene yakubeshye kugushaka agahita yishakira Liliane niki wamushimira koko ntiyabonye ngiye kugwa amanukira kundamira Dorcas Overdance Kapuru yagufashije iki mu gihe Irene yabirukaniye muri ya misozi ngo uzamuke biruhanya na wa musozi biruhanya yanshoboje kuterera ariko Vestine abwira abafana banjye Irene ko bavuga ngo nawe wagushakiye umugabo bagatuma munasezerana ibyo bintu nibyo koko none se Vestine kuva mukimara gufollowinga Overdance Kapuru kuri Instagram yiwe kubera ari yafashiriza abantu bamufollowinze mugenda muvuga ngo iki Dorcas karinye mu content creator wa mbere wabafashije bitewe nuko nabashyiraga kuri Instagram yanjye mwaramfollowinze ubu ngubu koko niki cyatumye mbazamura nitwa Overdance Kapuru kuri Instagram genda nkorere follow ariko Dorcas ubwo urugamba rwo kugira ngo nawe uzashaka umugabo reke kugumirwa dore na Irene wari waragumiwe ko ashatse rugeze he rugamba rugeze mu mahina ariko Dorcas bwira abanyarwanda ngiye Overdance Kapuru first content creator Igisimba mu gace ngufasha iki kuri urwo rugamba warurwanya uruhereye mu misi Dorcas niki cyabutumye utabona umugabo kandi Vestine yaramubonye bakaba bameze neza mu Bufaransa minwa y'abadukwenaga ariko Vestine ko wari warabuze ijambo ukiri kwa Irene nkaba naragushakiye umugabo ubwira Dorcas kujyana nawe ashaka umugabo nanjye nahawe ijambo Vestine ninde watumye mutaza mu bukwe kwa Irene ngo bujibura namwe murye ziranya Bogari yari ko byemewe na nyiri ijambo ariko Dorcas Irene ko yashatse umugore batuye muhe mudugudu kugira nzamusure mu mudugudu w'irimbukiro ariko Dorcas first of all ubundi ujya kubasura bakuraje mu gikoni wiyorosaga iki umwijima niyorosaga yamaye nka data ndabyumvisha aho ngaho sindajya kubasura ariko Vestine we nk'umuntu mukorana niwigize umuhamagara narahamagaraga maze nkikiriza none se Vestine ko bigaragara ko wamuhamagaye nawe uri mu bibazo nibihe bibazo wari wahuye nabyo nari mu buretwa ubuzi izuba kurasa ubu se umugabo ko yagukubitaguraga cyane ubu nubwo wari ufite inyota nari nyotewe ariko Vestine abwira abanyarwanda aho hantu wari uri koko ni wari ugiye kuhapfira aho nari mfuye followinga mwana
n'ubundi byose ni iby'isi twese tuzapfa tubisiga.